Igihugu cy'Uburusiya ni igihugu abantu benshi bagira icyo bakivugaho, gusa nanone kikaba ari igihugu abantu benshi bagirira amatsiko. Ubajije umuntu utaragiyeyo ikintu yaba azi ku gihugu cy'Uburusiya ntiyatindiganya kukubwira perezida wabo Vladimir Putin, umwe mu bakomeye cyane kandi bazwi cyane hano ku isi. Nanone yahita akubwira igisirikare cyacyo kuko nacyo ni kimwe mu bivugwa cyane. Ese wari uzi ko igihugu cy'Uburusiya ari cyo kinini cyane ku isi? Ese wari uzi ko 60% by'ubutaka bw'Uburusiya bwose bugizwe n'amashyamba? Ese wari uzi ko mu gihugu cy'Uburusiya ariho bagira inyamaswa zifite akazi zikaba zihabwa umushahara wa buri kwezi? Muri iki kiganiro tugiye kureba ibintu byinshi cyane bitandukanye wamenya kuri iki gihugu cy'Uburusiya, bikaba ari nabyo bigitandukanye n'ibindi bihugu. Muri kumwe nanjye Dieudonné. Igihugu cy'Uburusiya ni igihugu cyambukiranya imigabane, kikaba giherereye i Burayi bw'iburasirazuba ndetse no muri Aziya y'amajyaruguru. Iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 17 n'ibihumbi 125,200. Iki gihugu nanone kikaba gihana imbibi n'ibindi bihugu bigera kuri 16 byigenga. Iki gihugu gifite abaturage basaga miliyoni 146. Nicyo gihugu gituwe cyane mu Burayi. Umujyi w'iki gihugu ukaba ari Moscow, naho perezida wacyo akaba ari Vladimir Putin. Mu gihugu cy'Uburusiya rero hari indi mijyi igiye itandukanye, urugero nk'umujyi witwa St Petersburg, uwitwa Novosibirsk, Kazan ndetse n'indi mijyi igiye itandukanye. Amateka agaragaza ko igihugu cy'Uburusiya cyakomotse ku gihugu cya kera cyitwaga Rusi, ahanini kikaba cyari gituwe n'abacakara. Abaturage b'iki gihugu cyitwaga Rusi bakaba baritwaga Abarusiya. Nanone cyaje kwitwa Russian Land, bisobanuye ngo ubutaka bw'Abarusiya. Noneho nyirizina mureke turebere hamwe bimwe mu bintu bidasanzwe dusanga muri iki gihugu cy'Uburusiya. Icyambere duhereyeho ni ikiyaga cya Baikal. Iki ni ikiyaga gicukutse cyane, akaba ari cyo kiyaga kirekire mu bujyakuzimu. Iki kiyaga gifite 20% by'amazi meza cyane ku isi. Nanone muri iki kiyaga harimo amoko asaga 1700 y'inyamaswa ndetse n'ibimera. Gusa igitangaje ni uko 2/3 byabyo nta handi hantu wabisanga ku isi. Umugezi wa Volga ni wo mugezi muremure cyane mu gihugu cy'Uburusiya, ukaba ufite kilometero 3530. Ukaba uturuka ku musozi wa Volga ukazamuka ukagera mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Moscow. Nanone 1/2 cy'Uburusiya ni amashyamba, bisobanuye ko 60% by'ubutaka bw'Uburusiya bugizwe n'amashyamba. Gusa nanone igitangaje ni uko 1/2 cy'iryo shyamba nta bantu barituyemo. Ibindi bintu bitangaje mu gihugu cy'Uburusiya nibyo tugezeho. Icyizere cy'ubuzima ku bagabo ni imyaka 64.4, naho ku bagore ikaba ari imyaka 76.2. Nanone 25% by'abagabo bapfa batarageza ku myaka 55. Nanone mu gihugu cy'Uburusiya nicyo gihugu cya mbere gifite abantu bajijutse, ni ukuvuga abantu bize, kubera ko gifite 99.7, bose bakaba bazi gusoma no kwandika. Nanone iki gihugu cy'Uburusiya kirihariye cyane kubera ko bakoresha inyandiko igoye yihariye, ikaba atari inyandiko ya Kilatini. Umuhanda wa gari ya moshi witwa Transsiberian wubatswe guhera mu mwaka w'1891 kugeza mu mwaka w'1916. Uyu muhanda ukaba uhuza Moscow ndetse n'uburasirazuba. Uyu muhanda ni wo muhanda muremure cyane ku isi wa gari ya moshi, kubera ko ufite kilometero 9,289 z'uburebure. Muri iki gihugu hakaba hari ubwoko busaga 780 bw'inyoni,
ndetse igitangaje ni uko 200 muri bwo nta handi hantu wazisanga. Inyamaswa izwi cyane muri iki gihugu ni inyamaswa yitwa Siberian Tiger. Bikaba bigoye ko ino nyamaswa hari ahandi hantu wayisanga bitewe n'uko ino nyamaswa ari imwe mu nyamaswa ziri gukendera cyane. Game cyangwa se umukino witwa Tetris nawo wavumburiwe mu gihugu cy'Uburusiya. Nanone mu gihugu cy'Uburusiya hakaba hagaragara amateka yahabereye intambara zikomeye cyane mu mateka y'isi, by'umwihariko nk'intambara ya mbere y'isi. Ikintu tugiye gusorezaho kidasanzwe muri iki gihugu cy'Uburusiya ni uko muri iki gihugu cy'Uburusiya haba injangwe zigira akazi ndetse zikaba zihabwa n'umushahara. Akazi izo njangwe zigira ni ako kurinda ibirango by'amateka. Muri iki gihugu hari inzu ndangamurage yitwa Hermitage. Hermitage ni inzu ndangamurage irimo ubutunzi bukomeye cyane bw'igihugu cy'Uburusiya. Ubwo rero injangwe ziba zifite akazi ko kurinda iyo nzu. Akamaro k'izo njangwe ni uko zituma hataza imbeba ngo zize zangize ibyo bintu biri muri iyo nzu ndangamurage. Rero ibyo bigatuma izo njangwe ziba zifite akazi katoroshye ko kurinda imbeba. Izo njangwe zifatwa amafoto ya pasiporo, hanyuma ayo mafoto agashyirwa kuri kontara zazo. Ubwo rero izo kontara zazo ni ibyo byangombwa by'izo njangwe, ndetse zikajya zihabwa umushahara buri kwezi. Gusa uwo mushahara zihabwa ntabwo arizo ziwufata, ahubwo uwo mushahara ufatwa n'abantu bashinzwe kuzitaho. Ubwo rero ayo mafaranga ntabwo ari bo bayitwarira, ahubwo ayo mafaranga bayakoresha bita kuri izo njangwe. Mu byo bazikorera harimo kuzigurira ibiryo, kuzishakira abadogiteri bashinzwe kuzivura no kwita ku buzima bwazo, ndetse bakanaziha ibindi bintu byose zikeneye. Nanone ayo mafaranga niyo akoreshwa mu kuzitaho mu gihe zageze mu zabukuru, kuko nazo zihabwa pasiyo. Mu gihe zashaje zitakibashije gukora, zikomeza kwitabwaho, hanyuma hagatoranywa izindi njangwe zo kuzisimbura, nazo zikajya zihabwa umushahara. Ngaho rero aho dusoreje ikiganiro cyacu, aho injangwe arizo zitugejeje ku musozo w'ikiganiro cyacu cyatemberaga ku gihugu cy'Uburusiya. Gusa nanone mbere y'uko dusoza, watubwira niba hari ikintu twibagiwe kuri iki gihugu cy'Uburusiya ariko wenda kikaba cyari ingenzi cyane. Nanone ushobora kutubwira niba mu byo twakubwiye harimo icyagutangaje. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri iki kiganiro cya none, ukaba wari uri kumwe nanjye Dieudonné. Mugira amahoro, turabakunda cyane.